Muraho neza nshuti nkunda, murakaza neza kuri cano yitwa Do you believe in God? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi cano ya Do you believe in God, turakwakiriye neza cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe. Hano dusangiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, amasengesho, impanuro zubaka ubuzima n'amasomo adufasha kwegerana n'Imana no gukomera mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Mbere y'uko dutangira ndagusaba ibintu bitatu by'ingenzi. Kanda like niba ukunda ubutumwa nk'ubu, andika komenti utubwira we aho uherereye n'icyo wifuza ko twazaganiraho. Kanda subscribe unakanda kuma k'inzogera kugira ngo ujye ubona video zacu twapulodinze mu ba mbere. Noneho fata umwanya wawe, utuze, ufungure umutima wawe, ubanze wiyeze maze wumve icyo Imana ivugana nawe, maze wumve impanuro y'uyu munsi. Nizere ko Imana ifite ijambo rigiye kugukomeza, kukwigisha no kukwibutsa ko itakwigera igutererana. Reka dutangire. Haleluya nshuti z'Imana bavandimwe, dufatanyije urugendo rwiza rugana i Siyoni, aho tuzaruhuka imiruho n'imihate yose twahuriye hano mu isi, aho tuzibagirwa ibigeragezo, amakuba, abanzi bacu, abadukandamije, abitwaje imbaraga bafite hano ku isi bakatujya hejuru. Ibyo byose tuzabyibagirwa, tuziberaho mu munezero, mu byishimo no mu mahoro. Muraho neza, mwaramutse neza, igitondo cyiza. Amahoro y'Imana nabane nawe mwene data. Tugiye kubana mu ijambo ry'Imana, turasoma ibitabo bitatu. Turasoma igitabo cya Zaburi 91 umurongo wa mbere, niwo turasoma gusa. Dusome muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35, tuze no gusoma mu Migani ibice bitatu umurongo wa 5, dusome n'uwa 6. Ubundi tuze gusengera muri iryo jambo ry'Imana. Ndagira ngo wihangane unize akanya kawe gatoya, ubane nanjye gutangira kugeza dusubitse, kuko nawe ujya usoza ijambo ry'Imana. Uwarivuga bwakira bugacya bukongera bugacya, kuko ibyo yakoze ku mibiri yacu, ibyo yakoze ku bugingo bwacu ni byinshi, ntabwo twabirondora. Ni ukuri ibyo yakoze ntabwo twabirondora, ariko icyo dukwiye cyonyine kuzirikana ni uguhora tuyishima, ni uguhora turi hafi yayo, kugira ngo tugumye tugirane ubusabane, tuzayirebe mu maso. Kuri uriya munsi nibwo tuzavuga byose biri ku mitima yacu. Kuri uriya munsi nibwo tuzirekura tukavuga byose. Kuri uriya munsi nibwo tuzamuhanga amaso, maze ubundi dushayaye, dutege amaboko, tubyine, tunezerwe, kuko tuzaba twibagiwe imiruho n'imihate twahuriye nayo muri ino si. Munyemerere dusome Imigani ibice bitatu umurongo wa 5, dusome n'uwa 6. Ndakwinginze mwene data, ujye ufata Bibiliya yawe uyishyire hafi yawe. Iyo tugeze muri uno mwanya, aba ari umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana, aba ari umwanya w'amahirwe ubonye uba ukwiye guhita ubyaza umusaruro, kuko hari hashize igihe utegera Imana, hari hashize igihe udasoma ijambo ry'Imana. Ndakwinginze fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome Imigani 3:5 kugeza kuri 6. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ufite amashuri nibyo, wavukiye mu miryango ikomeye nibyo, ni ukuri muri karitsiye izina ryawe iyo urivuze abantu bose barahaba, baratinya. Wubatse izina, abantu baragutinya, barakubaha,
iyo utambutse bose bareba hasi cyangwa se barakubaha nyine bafite uko bakubaha. Ariko ijambo ry'Imana mwene data kugira ngo uzaragwe ubugingo bw'Imana, kugira ngo ugumye kwitwa umwana w'Imana, dore icyo bigusaba mwene data, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, kandi we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Ntiwishingikirize ngo nuko ngo wize amashuri, ngo waraminuje, ngo ufite ubuhanga bw'ino si, ubwo n'ubw'igihe gito. Kuko mwene data hari abari bafite ubukurenze, hari abari bafite icyubahiro kikurenze, ariko abo ntabagihari, baragiye. Mwene data we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, aho unyura, aho ibyo ucamo. Yego ab'isi ushobora kutwikinga, ushobora kutwihisha bigakunda, kuko aka kanya uramutse uvuye muri karitsiye y'iwanyu ukagenda ukajya muri za hoteli aho hatandukanye, wakoreraho ibyo ushatse. Mu by'ukuri twebwe nk'abaturage uba tugiye kure, ariko mu by'ukuri nta muntu ujya wihisha Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo aho waba uri hose, Imana ibasha kureba mu gicu cy'umukara, munsi y'urutare rw'umukara, munsi ahantu nyine twe amaso yacu atabasha kureba, Imana ikabasha kureba y'urushishi rw'umukara, ikamenya umusatsi warwo, ikamenya buri rugingo rwose ufite. Ese wowe urumva uri iki? Urumva wakihisha he Imana itabasha kukubona? Ndagira ngo nkubwire, iyi Mana irahambaye, nta hantu wabasha kuyihisha. Ariko itubwiye neza, iratubwira ati nukora ibyo, ati nanjye nzakuyobora inzira yose ucamo. Nubona byakomeye, nubona warwaje abana byakomeye, nubona uri mu bibazo, uri mu bigeragezo, ino si ihora iduhatiriza, ihora itujyana kure, ihora idukanda kubera yuko twaramenye iri jambo. Imana iratubwiye ngo nayo izatuyobora, uzahita baza uyibutse ko yavuze ko izakuyobora, nayo izaba iri hafi yawe, izakuyobora. Nyemerera dusome muri Zaburi 91 umurongo wa mbere, havuze ngo iki? Uba mu bwihisho bw'Isumba byose, azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Uri kumva mwene data? Uba mu bwihisho bw'Ishobora byose, azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ndagira ngo nkubwire ngo nuba hafi y'Imana, ugakora ibyo igusaba gukora, ukagendera mu nzira nziza zo gukiranuka, ugafasha abavandimwe, ugafasha imiryango, ugafasha abakene, ukagira neza, ukagendera mu mbuto z'umwuka, ukirinda imirimo ya kamere. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uzahama mu gicucu cy'Ishobora byose, nayo izakubera igicucu cy'Ishobora byose, kandi izakubera ingabo igukingira mu bibazo, mu byago no mu makuba. Nta cyago kizaguhangara, nta makuba azaguhangara, kubera yuko uhagarikiwe n'Ushobora byose. Ndagira ngo kandi nkubwire ngo reka dusome ijambo ari naryo rya nyuma mwene data, ubundi dusenge isengesho rya mu gitondo, dushimire Imana ijoro ryose aho tutari tuzi aho twari turi, ariko Imana ikabana natwe, ikabasha kutugeza mu gitondo. Reka dusome Mariko igice cya mbere umurongo wa 35, havuze ngo iki? Nuko mu museke arabyuka, arasohoka, ajya mu butayu, asengerayo. Nuko mu museke arabyuka, arasohoka, ajya mu butayu, asengerayo. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Iki gihe byari bikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi ndi kukubwira ngo ujye usenga iri sengesho rya mu gitondo. Iri sengesho rya mu gitondo ryirukana abadayimoni. Iri sengesho rya mu gitondo hari ibintu ryirukana mu buzima bwawe, hari ibintu ryirukana byari bigiye kugutega uwo munsi, ariko kubera iri sengesho wasenze rya mu gitondo ukishinganisha ku Mana, Imana ikabivana mu nzira.
Iri sengesho rya mu gitondo na Yesu Kristo yajyaga yibeta abigishwa be akajya kurisenga. Ndagira ngo nkubwire isengesho rya mu gitondo rifite imbaraga zikomeye cyane. No mu buzima busanzwe hano mu Rwanda cyangwa se mu muco wacu wa Kinyarwanda, urabizi ko bajya bavuga ngo ufata ihene ayifata igihebeba. Mu gihe ukibuka yuko ubuzima uhawe ari impano idasanzwe, ako kanya gihita ufata umwanya usenge, ushimire Imana, ufate umwanya ubanze wiragize Imana, uyereke Imana, uyereke intege nke zawe, uyereke aho ukunda gutsindwa. Ubundi Imana nayo iri hafi yawe kandi yiteguye kugufasha. Ni ukuri kose mu gihe uzaba wasenze isengesho rya mu gitondo, ndakwinginze uzabikore, uzambwira. Kandi niba nawe hari inosiyo ubifiteho, niba hari icyo Imana yakoze kubwira isengesho rya mu gitondo, ntugende utanditse muri comment utubwire. Ndagira ngo iri sengesho rya mu gitondo turigire umuco, turigire icyemezo cyacu cya buri munsi. Tujye dusenga isengesho rya mu gitondo kuko rifite imbaraga, rifite ububasha bukomeye cyane ku myuka mibi, ku nkozi z'ibibi zose ziba zishaka kutugirira nabi. Iri sengesho rifite imbaraga, ububasha no gutwika no gukongora. Mureke munyemerere mu makanya kanyu gatonya dusengane isengesho rigufiya, dushimire Data wa twese uri mu ijuru. Mureke dusenge. Nanone kandi Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kukuzamurira icyubahiro, twongeye kukuramburira amaboko Data, twongeye kwitsa imitima yacu, twongeye kumanura imitwe yacu, twongeye kwicisha bugufiya, twongeye kwibuka yuko turi abanyantege nke, twongeye kwibuka yuko naho twakigeza tutari kumwe nawe Data. Turabyutse Data, mu by'ukuri turakangutse. Ntabwo byari byoroshye, ni ukuri nkubwiye ko narinze aho narindi, ijoro ryose ritambutse naba nkubeshye Data. Ni ukuri hari benshi babyutse bavuye mu mubiri, nyamara bari bafite ubutunzi, bari bafite ibya mirenge, bari bubashywe hano ku isi, bari bafite izina ridasanzwe hano ku isi, ariko bagiye ntabagihari. Abo ngabo bagiye bavuye mu mubiri, ariko njye ndiho Data. Muri byose Data nta kiguzi natanze usibye ubuntu bwonyine wangiriye Data. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, isi yose nigupfukamire, abera bose bakuramburira amaboko Data. Nibavuge ko wera mu isi no mu ijuru, nibarangurure bavuge ko wera Data. Ngushimiye ku mpano y'ubuzima wongeye kumpa Data. Ngushimiye yuko unyitaho mu bibazo, mu byago no mu makuba, n'igihe cyose ndi mu bigeragezo. Ngushimiye yuko njya ngutabaza ukabasha kuntabara Data. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nyaguhora ku ngoma Data. Nibutse ko nagenda njyenyine, nibutse ko naho nakigeza njyenyine, ariko nibutse yuko Data turi kumwe inyice zose zibasha kuriduka. Nibutse yuko turi kumwe Data, abadayimoni barahunga. Nibutse yuko turi kumwe Data, nta cyamangara. Ndakwambaje Data, nkwambarije mu kazi kanjye, nkwambarije mu byo nkora byose by'uyu munsi, nkwambarije mu bo turi buhure bose b'uyu munsi, nkwambarije buri wese uri kureba iyi video Data. Afite akazi, afite umurwayi warembye, afite ibigeragezo byinshi byamwatatse, nta bubasha afite bwo kuba yabasha kurwana n'icyo kigeragezo, ariko wowe Data nicyo ubereyeho. Niyo mpamvu wavuze ngo abarushye n'abaremerewe mwese nimunsange mbaruhure, mbereke ibikomeye biruhije mutamenya. Oh haleluya, oh haleluya. Uyu munsi Data twongeye kongezwa iki gitondo cyiza cy'amahoro, cy'umutuzo n'umunezero. Twongeye kongezwa
turakwambaje, turagushimiye yuko utemeye ko tugenda twenyine, tugushimiye ko utigeze wemera yuko twakigenza mu nzira twenyine, ukaturemera umunsi nk'uyu data kugira ngo tugendane data. Turakwiragije data, nkuragije aba bavandimwe data bafite ibibazo data, bafite abana bararwaye bameze nabi, bafite ibigeragezo, bafite ibibazo by'ubukene, bafite ibibazo byo kubura akazi. Ni ukuri ndakwinginze buri wese mu ruhande rwe data, kugira ngo umusure, kugira ngo umugirire neza, kugira ngo umurwanirire, kugira ngo mube hafi data, umurinde imigambi mibi y'incakura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Data rero tumaze kukwinginga, tukwinginga ngo tugusaba data, ntabwo twagenda tutagusabye data amavuta. Ni ukuri twagiye kure yawe data, nubwo ijoro ryari ritoroshye data, ariko n'ubundi no mu buzima busanzwe twagiye kure yawe, twatatiriye inzira yawe data. Satani yaradutsinze, yari yaratujyanye kure data, aduhisha mu maso yawe data, ariko twongeye kubona amahirwe yo kongera kumva ijwi ryawe data, twongeye kwemera guhinduka data, twongeye kukwemera data ngo tuyobore. Turakwinginze ngo tugende imbere, natwe tukugende inyuma. Imitego y'umwanzi turayiteguye mu izina rya Yesu, duteguye imitego y'umwanzi mu izina rya Yesu. Turakwinginze ngo utubere urumuri, utubere itara ritumurikira, kandi data aho tuzagera aho tutabasha kwiyambutsa, uzatubera ubwato utwambutse utugeze hakurya ku nkombe data. Nubwo amakuba n'ibigerageza ari byinshi data, ariko ijambo rye ryatubwiye ngo uzakwiringira nawe data uzamubera inzira acamo. Natwe data rero twongeye kukwiringira, twongeye kugushikamizaho imitima yacu, uturinde tube amahoro masa, kandi utugende imbere natwe tukugenda inyuma. Dutegwa imitego y'umwanzi mu izina rya Yesu, ngo unyubane natwe kandi udushyigikire mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu byo tugenderamo bya buri munsi. Uzaturinde kuzageza tugeze mu bugingo bw'iteka, tukubonye mu maso yawe, tukarambura amaboko tugushima, tukaririmba, tugatarama, tugasangira ku meza amwe nawe data. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Mwene data, nshuti mukundwa, niba iri sengesho rigukoze ku mutima, nyemerera nturigumane wenyine, kanda like, utere comment, utubwire icyo rihinduye ku buzima bwawe, kandi unyemerere urisangize inshuti n'abavandimwe, kugira ngo nabo baruhuke, kugira ngo nabo bahinduke, batangirane umunsi na Yesu Kristo, batangirane umunsi n'Imana. Mwakoze kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Gumya kubana na Yesu Kristo, kandi agutuze aheza, kuzageza ku munsi azakuzamurira akakujyana mu gihugu cye cy'iteka. Mwakoze, Imana iduhane umugisha, amen.